Mwaramutse neza bakunzi b'Inama TV. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu ushobora gukora umugore cyangwa umukobwa ndetse akaba yakemera akakwitangira akaguha ubuzima bwiwe bwose. Rero wowe uteze amatwi cyangwa uri kureba iyi video kuri YouTube channel yacu yitwa Inama TV, wibuke gukanda subscribe ndetse like, share, comment kugira ngo uzajye ubona izi video zacu ndetse ari nyinshi cyane. Ndetse nanone rero tutizinze mu magambo, tugiye gutangira turebe ikintu cya mbere ushobora gukora ubuzima bwiwe bwose akaba yagirute yabo kwegurira ndetse kuba byagera no ku buzima bw'urupfu. Ahangaha kuri ifoto nkuko mubibona, urabona abangaba ni batatu. Abangaba kubw'urukundo bemerewe kuba bakicwa ndetse bakaba bakicwa mu buryo bubi cyane buteye n'ubwoba, ku buryo bafashe essence bakayibamenaho babanje kubazirika nkuko muri kubibona, barangiza bagafata umuriro bakambasukaho bakabanza basha, barangiza bakabona kubarasa. Iyi ni Inama TV ibazaniye amakuru atari w'ivumbi ndetse ibintu by'ingenzi nawe ushobora kuba wagerageza kugira ngo ibintu bigende neza ku buryo no kukwitangira yakwitangira. Abenshi bakunda kuvuga ko igitsina gore kigira umutima ukomeye ku buryo kitakitangira umugabo, ahubwo ko kimusiga mu kaga kugira ngo kibe cyamwitangira. Ariko ndakubwiza ukuri ko numenya ibi bintu bitanu bisabwa, nawe biraza kurangira utsindiye umutima w'uwo mukundana cyangwa umugore wawe mubana mu nzu cyangwa ndetse n'abandi ubigambiriyeho. Nk'uko bisanzwe abagore ku bana babo barabakunda cyane, ibyo ni ibintu tuzi ndetse tumenyereye cyane ko iyo ukoze ku mwana mu kinyarwanda baba bavuga ngo uba ushaka nyina, ndetse bagaca umugani uvuga ngo akabura ntikaboneke ngo ni nyina w'umuntu. Ibyo mubizi kundusha. Nanone rero reka turebe ikintu cya mbere mu bintu bitanu ushobora gukora ndetse bikarangira utsindiye umutima wiwe cyangwa ukaba utsindiye ubuzima bwiwe, ukaba wamufashe bugwate. Ikintu cya mbere uba usabwa gukora nk'umuntu w'umusore cyangwa umugabo, nta kindi ni icyizere. Icyizere iyo ugitakaje rimwe, uko abantu bikunda kuvugwa ko uba utakaje ikintu cy'ingenzi kurenza n'ubuzima bwawe. Kuri iyi si umuntu abayeho ku kintu cyitwa icyizere, nicyo aba yubakiyeho. Ndetse kandi icyo cyizere uburyo uba ugomba kucyubakika kuri we, ni muri ubu buryo ngiye kugusesengurira kugira ngo ubashe nawe gutangira gufata umwanzuro k'uyu munsi ugomba kugira icyizere mu gihe uri kuzamura imbaraga z'urukundo, ku buryo umugore cyangwa igitsina gore cyakwitangira ndetse kikaguhereza ubuzima bwe. Mugitangira kumenyana, haranira ko icyo umubwiye cyose, niba umusezeranije kumuhereza ikintu runaka, niba waramuhaye itariki y'igihe runaka, niba waramubwiye ati nzagukorera iki kintu, icyo kintu cyose ukagishyira mu bikorwa, ntabyo kugira ute, ntabyo kuvuga ngo naribagiwe cyangwa izindi mpamvu izo arizo zose.
zatuma cya kintu wamusezeranije utagikora. Icyo gihe numara kuba warubatse icyizere ugatsindira umutima we, ndetse nawe urukundo muri we ruzatumbagira, yumve ko agufite kumukunda, ndetse kumukunda ari we wenyine washyize mu mutima wawe, byongere imbaraga yo kugukunda cyane idasanzwe. Ku kindi kintu wakora cya kabiri ni ubwitange. Kora igishoboka cyose hahandi umuntu aba abona ko ibintu bitaba, ariko wowe utume biba, witange. Reka dutange nk'urugero kugira ngo ubyumve. Kwitanga dushatse kuvuga ni ukuhe? Hahandi igihe ari muri situwasiyo y'ikibazo gikomeye cyane, ntekereza cyaba ari icy'amafaranga, cyaba ari icyo kumuvugaho ibintu bitari byiza, icyo gihe koresha ubushobozi bwawe ugikemure, kandi ugikemure mu buryo bukugoye kandi bugaragarira buri muntu wese ko bukugoye. Bya bindi abantu batora bavuga ngo babaye ari bo ntibabikora, ariko wowe ubikore. Icyo gihe bizarangira utsindiye umutima we. Ikindi kintu cya gatatu ni ikintu gisa ndetse naho anari n'icya mbere y'ibyo twavuze byose. Bya bindi bibiri ubikoreshwa n'urukundo. Urukundo rero, kumukunda cyane, ya magambo kabe nubwo utaba uvuga menshi, ibikorwa bikaba byinshi, icyo gihe nta kundi birangira waratsindiye umutima we. Ubwo rero amagambo akwiriye kuba makeya mu gihe cyo ushaka gutsindira umutima w'umukobwa cyangwa w'umugore, kugira ngo nawe no kukwitangira abe yakwitangira. Bisaba kuzajya uvuga amagambo make, ndetse ibikorwa bikaba byinshi. Irinde kuzajya ugira amagambo menshi mu gihe uri kumwe n'umukunzi cyangwa undi muntu uwo ari we wese. Iyo wicishije make barakubaha. Tangira wimeze neza, wisirimure, ndetse umwereke ko ari uw'agaciro mu bandi. Ikindi cya gatatu, ikindi cya kane, tegura surprise. Mwereke inshuti ndetse n'imiryango yose imumenye, uyibamurikire, umumurike cyangwa umugaragaze mbere yuko mwafata umwanzuro wo kubana. Ikindi noneho gikwiriye kuba cyakorwa mu byo ukora byose, kora uko ushoboye, umwubahe ndetse umwubahishe n'abandi, umugaragarize ko ari uw'agaciro kuruta ubuzima bwawe. Ndetse umukobwa cyangwa igitsina gore kizarangira kiguhaye ubuzima bwawe ku buryo cyanakwitangira. Ibyo ni ibintu bitanu. Wowe niba hari ibindi bitekerezo cyangwa ikindi kintu utekereza twibagiwe tutavuzeho, cyandike muri komenti. Ubutaha tuzacyongere muri video tuzakora nidusanga ari cyo. Mwakoze kudukurikirana kuri Inama TV show. Ahangaha muzajya muhabonera indirimbo zisobanuye ndetse n'ibiganiro by'ubwenge byunguka. Mukomeze kugubwa neza. Inama TV show turabakunda, tubahoza ku mutima. Nakagarutse. Ciao ciao.